Ndabasuhuje cyane nizere ko mumeze neza. Muri aka kanya rero ngiye kubereka uburyo hari mining yitwa e-bot, ntabwo noneho turi kuyimayiningira kuri Telegram byimutse. Ni ukuvuga ngo iyi mining bita e-bot cyangwa se y-bot, ubu ngubu ushobora kuyisanga kuri Play Store. Ni ukuvuga ngo rero coin wari usanzwe ufiteho hano urazimura uzijyane kuri application wa downloadinze muri Play Store. Nicyo kintu tugiye gukora kubera yuko byahindutse. Reka nyikandeho murebe kuko ubu ngubu ntabwo biri gukunda ko tuyimayiningira. Mbere twakandaga hano kuri start, ariko ubu ngubu bari kukubwira ngo farming is stopped. Barimo baratubwira ko byahagaze kabisa. Noneho hano ngira ngo urabona point nari mfiteho 423,871 nizo nari mfiteho, ariko noneho hano batubwira ngo yahagaze. Hano hari amabwiriza bari kuduha, hari amabwiriza barahita bavuga ngo what's next. None harakurikiraho iki? Download y passport, ni ukuyidownloading. Ubwo icya kabiri transfer points from y-bot, tukazitwara tukazivana hano tukazijyanamo. Icya gatatu ni claim an extra 100 coin, barahita baduhemba 100 bya coin. Noneho icya kane ngo complete verifications and collect millions more points. Nyine noneho warangiza ugakora verification izo zose, ni ukuvuga ubakurikira kuri Twitter, Telegram group yabo, aho hose nyine no baguha amamiliyoni y'amacoins. Ni ukuvuga ngo izi nzira rero nibyo tugiye kunyuramo. Iyi y-bot ku bantu bayimayininze narababwiye ni mbona iri seriye, ntabwo isaba amafaranga nk'izindi twagiye tumenyera. Ubwo rero nimba babikuye muri Telegram bakaba bagiye muri application, irimo iragenda iba serious cyane, ntabwo igoye. Kurikira step by step nkwereka uko bigenda. Nimba umuntu mushyashya kora subscribe, kandi nawe nimba usanzwe ukabona ni sawa kora like, ukore share no ku bandi bantu. Ni ukuvuga ngo rero ikintu tugiye guhita dukora, turakanda hano kuri download, ubwo barahita badutwara muri Play Store nta gushidikanya. Reka nze ndebe gato, turaza hano dukande kuri download passport, dutegereze badutware aho tujya ku downloadingira iriya application yimutse. Ni ukuvuga ngo yamaze kwimuka, ubu ngubu turi kuyisanga kuri Play Store. Urabona ko bangejeje kuri Play Store, nyine ndahita nkanda hano kuri install, dutegereze. Ni hariya unyura, nta handi hantu uri buze kujya kunyura kugira ngo umenye yuko uzanye application ya nyayo. Hari ahantu ushobora kujya kunyura ugasanga application ntabwo ariyo, ariko iyo unyuze hariya biba byizewe cyane. Urabona rero ko irimo iraba downloaded. Reka tuyitegereze turebe ukuntu igiye kujyamo, ubwo nawe step by step urebe ukuntu bikora. Mining ngira ngo twatangiye abantu mubona ko nta ari scam mutabyizera neza, ariko hari izagiye zigaragaza ibihamya ku buryo ubu ngubu nubwo wenda nta mafaranga menshi wabonamo, ariko uvuga uti reka nkore ndebe ntawamenya. Hari igihe ushobora kubona ubonye amafaranga mu buryo utari uzi, waba ufite akazi waba utagafite, burya ngo nta nyongera mbi. Ubwo ushobora kuba waba udafite akazi kikaba igishoro, cyangwa se waba unagafite nyine ikaba ari indi nyongera yiyongera ku mafaranga, burya ntawayanga. Niyo mpamvu rero inzira yose ubonye igaragaza ko yavamo urayakurikirana, ubwo nta mafaranga ndi kuvuga. Application yo irimo iriyesitara, ubwo nyine turategereza application yesitara ubundi dukomeze. Ni ukuvuga nyine application imaze kujyamo gutya urahita ukanda kuri open. Ni ibintu bisanzwe, urakanda hano kuri open, dukurikize amabwiriza baduhaye. Ushobora kuri bwikubite muri Telegram ugasanga byanze bikaba byagucanga ngo ese nyaboneka byagenze bite, ariko inzira ni iyi ngiyi. Reka rero turebe hano, ushobora guhita ukanda kuri continue with Google cyangwa se ugashyiramo email yawe. Ngenda hitamo continue with Google, n'ubundi email yanjye iri muri telefone. Ubwo nta kindi bagiye kunjyanaho, mpitamo email yanjye. Ngiye gutegereza email yaje, haba harimo nyinshi, ubwo ndahitamo iyo nakoresheje.
mfitemo email nyinshi ariko ndafata iyo nakoresheje mba ariyo selectinga, nindangiza ndakanda hano kuri continue kugira ngo email bayifate, ukurikire step by step ukuntu turimo tubikora. Ubwo hano nyine turategereza nta kindi, twamaze guhitamo email Google, duhitamo ya yindi twakoresheje, ubwo hano ni ugutegereza. Ariko nyabone kugira ngo ufite internet hari igihe ibintu byanga ari ukubera nta internet. Hano rero baradusaba gushyiramo pin, ngo set pin, ushobora gushyiramo imibare ubonye, nanjye niyo nashyiramo pin mbonye nta kibazo, bakakubwira ngo yisubiremo, nyisubiyemo, ugahita ukanda ngo do you want to use biometric, washaka wakanda kuri yes. Noneho hano tugiye gushyiramo username ubwo ni ya username ya Telegram. Unyumve neza, iyi ni ya username ya Telegram ukoresha. Hari abantu baba batazi username ya Telegram, mugende muyirebe. Ngarutse inyuma wenda reka turebe ko nagaruka inyuma bikampira. Telegram ni ukuvuga ngo ngarutse inyuma hano muri Telegram, kanza mikwereke neza uko babona username, hari igihe wasanga biri bukugore. Ni ukuvuga ngo hano muri Telegram tuba dufite username. Kugira ngo ubone username yawe ukanda hano ku turongo dutatu, ugahita ukanda hano kuri my profile, ahangaha my profile ukakanda username, uhita uyibona hano. Rero ukimara gukanda hano, dore username ni iyi ngiyi. Ubu yanjye biba binanditseho ngo Mazalexis, iyi ni username yanjye. Uhita unakandaho gutya ukayikopiya, copy username, noneho nkahita nyizana hahandi bari kuyinsaba. Rero ni ahangaha nkayipestingamo. Ubwo ndakuraho iyi arobase nayikuyeho, wamara gukuraho arobase uhita ukanda kuri claim. Reba hano hasi urakanda hano kuri claim, kubera ko arobase tuyikuraho nyabuneka. Nkande kuri claim my username. Nkigera hano bahita bambwira ngo barambwira ngo balance, ngo passport ya balance ni 0, ariko nyine nta kundi. Ubwo ndahita nkana ngo hano barambaza ngo not sure what this app does, we can explain. Ubwo hano ngo se ntabwo nzi icyo iyi application ikora, bansobanurire, nge ndakizi. Ubwo rero utagiye kujya mu bintu byinshi ukanda hano kuri no thanks. Nkimara gukanda hano kuri no thanks birasaba iki? Turazamuka turebe. Ubwo ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu duhita dukora, turakanda hano kuri points hano hasi, ahangaha kuri points. Bahita banyereka ko point zangezeho. Mwibuke ko byari 440 ingahe, dore ngizi zahageze kuri balance. Ubwo umuntu akanze kuri balance ahita asanga zahageze. Noneho hari akantu bavuze gatuma twabona coin nyinshi. Waba uri kuri passport hano cyangwa se uri kuri points, ushobora gukanda kuri connect social profile. Ahangaha connect social profile, ubwo nyine ushobora kugenda hano hose ubakurikira, bakajya bagenda baguha ama coins menshi. Bakaguha ama coin, ushobora kubakurikira kuri Telegram n'urugero. Ukakanda verify, ugakanda next. Ubwo aha ni nimero ya phone nashyiramo. Aha ni nimero ya phone, ni ibisanzwe byose ukagenda ubiverifiya. Singiye kubijyamo, nzabijyamo nitonze. Icyo nashakaga kukwereka ni uko muri application coin zagezemo, ukanda kuri points ugahita uzibona. Bakakubwira ngo this just the beginning. Ushatse wanabajoininga hano hasi kuri Twitter, ukaza gutya mba narabajoininze. Nyine ibyo byose ni ukugira ngo nkwereke ko twamaze kugera aho badusabaga kugera. Ubwo hano naza kuri Twitter, urabona ngakanda follow, ngakanda no kunzogera kugira ngo nzajye mbona notification zose. Ngibi narangiza nkisubirira inyuma. Icyo twashakaga kureba rero ni iki, coin zacu zageze hano. Ubu ngubu nje nkanyura hano muri telefone bisanzwe, urabona ko application ngiyi ndayikandaho bite nsanga coin zanjye zirimo. Ubwo rero andi makuru nayo tuzajya tugenda tuyabaha. Urabona ko tuvuga ngo this is just the beginning, iyi ni intangiriro. Ubwo rero turi kumwe, kora subscribe, turi kumwe. Ukomeze kugubwa neza nawe, tugendane step by step.